afite ibintu byinshi afite ubutunzi bwinshi Mr. Guma Haguma rero nibyo nakubwira kuva kare. Yego. Ngiye kundi kubibona. Urabona iranzira yo kwenda kunyura Dar es Salaam ibintu bikamanuka za Nairobi. Iriya ni inzira ndende kandi naho abashoferi bahera biba. Kuko urumva iya guhafa gutereza amazutu hakora rwa rugendo rwose. Ubusanga ushaka kubyumva biteye n'iki bite n'urugendo ruhari. Kandi rimwe na rimwe amazutu kabayiriye. Yo kurungiye mbibona rero. Kandi nkunda kubikubwira kenshi ngo ntabwo uri kubikozwa. Afaza urugendo rw'indege. Yego. Nta mpamvu nimwe yatuma imizigo ingana urwara ica ku butaka. We hariya baba baduhenze ubwenge. Urabona ntakwanga ijambo. Hariya ku butaka. Yego. Hashobora guca ibijyanye wenda n'imizigo iremereye. Aho ibintu biba ari bikeya bipimwa ku biro. Yego. Ndumva nta mpamvu yatuma ica ku butaka. We ubwo ureka bari ko tubyemeza abeho bizajya binyura ubwo bari abantu iri aho biriya mizigo yindi harya izagera inaharya. Bo navuganye n'ura musaza turi ku nkiko. Yego. Arambwira ati ibyo byose bidesomene gutyo bishobora kuba byahageze. Papa. Uramugiriya ntawe atashakiye genda bizi. Ese sema ngo nagiye yicara aza yongeraho amafaranga, nkabwa ntibishoboka akagaruka ati noneho ntongeraho amafaranga. Kubafasha iki? Ndashaka soje. Gusa n'umuntu ufite ikibazo biteye. Umva ibyibazo byanyu ntabwo bireba ndashaka soje. Araba wihanganye gatoya ukarabuze ndaje mukubwira ibika. Ariko ndamushaka cyane. No, kanze mukubwira nta kibazo. Okay. Zumukubwirire. Gutyo uravuga ngo imari iramara nigera ngaho nitwe twenyine tuyifite hano gusa twenyine gusa cyo rero nicyo ngukundira buryo kamugabo cyane no kuvuga ngo atuje ari amafaranga ntabwo ntacyo ubwo reka abategereje ntacyo mubwiraze ntacyo mubwiraze naho ubundi rero wowe icyo ugiye gukora genda ubyiteho muri buriya buryo kandi bigere hano ku murongo urumva ko niba bikeneye ibyo ni ibintu byoroshye. Ikindi nta kibazo genda umurebe. Okay. Reka twariya. Nari nzi ko twahuza amaso bwa mbere amaboko azaguyabona mu mboni hakaza kugira impamvu hari umukiriya ugabanyiriza. Biriya bintu ni ikibazo wa mukiriya wagabanyirije hari igihe azanye na wa wundi niba bakabona yuko oya ntacyo reka we ugende ubigenzure gutyo reka mvugane n'uyu muntu turasubira kuri telefone nta kibazo. Turasubira rwose. Sawa. Burakoze. Naho kuri telefone nazafagitire uze kuzohereza. Sawa. Ubwo yomera kunumva n'utahugura uramugisha. Ndanda n'impuguka ndakuvugisha. Sawa. Umva mbabarira nsohokere muri biro. Nsohokere muri biro ndakwinginze rwose mbabarira cyane. Ntabwo gushaka hano. Kumanzi. Baswambo bariko. Afite ibintu byinshi afite ubutunzi bwinshi
amafaranga ye ayihera abagore umuryango wiwe ntiwawumubaza ntabahari yari kumwe n'abakobwa beza nibyo bimunezeza Mr. Guma wambabariye uranshakaho iki ninde wakuntumye noneho wambabariye Mr. Guma afite ibintu byinshi afite ubutunzi bwinshi Mr. Guma afite ibintu byinshi afite ubutunzi bwinshi Mr. Guma ariko sereka nkubaze ko bijye wahera unyirukaho uranshakaho iki wundi ese reka manze ubundi ibyo yakoze byose ntabwo biguhagije wampaye amafaranga ndakwihora uransteresa kugeza na nubu naringize ngo nditurije nibura ngiye kwikorera akazi ntuje none kugeza na bugingo nubu ngubu uracyari kungendaho nicyo nshakaho koko nigendeye uranyiruka inyuma none ndi koma haguma mu by'ukuri naraguhemukiye cyane ndimo ndagusaba imbabazi kandi bimvuye ku mutima ni ukuri pe ubu mfite ibibazo byinshi muri uyu mutwe wanjye ikintu kibabaje ni ukuntu amafaranga yose nagutwaye nindi kuri misiyo ya Kevin niwe wari warakuntumyeho ngo nze tugutuburire kuko yari azi ko uri umunyamafaranga ariko nanjye ubu ngubu umutima ntabwo utuje ntabwo uri hano amafaranga yose natwaye nkayashyira Kevin nta n'ijana yampayeho habe n'igiceri cy'atanu ubu nanjye nabuze icyo gukora kandi ubwo yari yarantumye ni ukuri njye ntabwo nari mfite umutima mubi wo kuza ngo mukorere ibyo bintu njye naratangiye no kugukunda ubu ntaho kujya mfite nubwo nari ndi kwa Kevin naravuye ku ishuri nkoza amanyanga ndareba ndavuga se gusubira ku ishuri ntabwo bishoboka haguma nta mfite wo kujya niyo mpamvu nje nkwirukira ndavuga nubwo nahemutse nibura wanyumva basi bwa rimwe mu buzima kongera ukamfasha nyuma y'ibibazo byose naciyemo nyuma yo kuva iwawe nguhemukiye
ikibabaje kuruta ibindi Hagumana asanze narasamye ayo rwose nanjye nabiketse rata uburyo wanyirukaga n'ubundi buryo bwo kumwarira amafaranga yego ntabwo ari ukugutwarira amafaranga none ni iki Haguma nkwitinda yawe rekeraho nabyumvisha ubutekamutwe bwawe ndabuzi ahubwo none hakakanya nsohokera muri office ugende Haguma niba ariwo mwanzuro ufashe wo kunyirukana hano icyemezo nagifashe nsohokera muri office ndagiye pe ariko ndasohoka hano mpita njya kwiyahura kuko ntabwo bishoboka ko nabaho nandagaye hano hanze Mr. Guma afite ibintu byinshi afite ubutunzi bwinshi